bana bacu, amateka yacu ntimwayahisemo, ariko u Rwanda rwo mwaruvutsemo narwo rubavukamo. Nicyo gihugu cyonyine dufite tutagira undi tukiburana. Uko ubushakashatsi bugaragaza ko haba ihererekanwa ry'ihungabana ryambukiranye ibisekuru, ni nako bwerekana ko n'ingengabitekerezo ishobora guhererekanwa mu gihe hatabaye amahitamo meza ndetse n'urungano ruyarwanira kandi rukayahererekanya. Muri iyi myaka ya 31 twabonye akamaro ko kubambatira ubumwe n'ubudaheranwa bwacu, guharanira ukuri kwera igihe hari abagamije ikibi, tukimakaza gushyira u Rwanda n'Abanyarwanda imbere ya byose. Rubyiruko, tuzi ko mushoboye byinshi. Nubwo bimeze bityo kandi hari aho umuntu ageraho akumva anababariye. Uyu munsi nk'urubyiruko muzengurutswe n'amakuru menshi aturuka ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu ku giti cyabo bumva barihaye ijambo. Ubu hari abantu bigize impuguke ku Rwanda ku buryo buri wese abyuka yumva afite icyo ruvugaho, byitwa ko agamije ineza y'umunyarwanda. Akaba mugani ngo urusha nyina w'umwana imbabazi, ubwo murumva icyo nashatse kuvuga. Muri ibyo byinshi mwumva, umuhanga ntuzabasha gushishoza no gusesengura akamenya ibyo yumva n'ibyo akurikira. Mwe mukiri bato rero, hari ibindi dukwiriye kuba tubasaba nk'ababyeyi, ariko nanone ntabwo muri bato batakumva impamvu bikiri ngombwa guhagarara ku kuri kw'amateka yacu no gukomeza kwibuka tuniyubaka.